Bakunzi ba MTV turabashuje muherereye impande n'impande z'igihugu amajyepfo amajyaruguru ndetse n'iburengera bwaryo abari hanze y'igihugu Imana ikomeze kuba turindira. Turasuza abarwayi bari hirya no hino, abarwariye mu ngo zabo, ababuze ibyiringiro byo gukira, Imana ibafashe bakire, ababuze ibyo kurya Nyagasani abafashe babibone kuko inzara yareye kurya. Koko ubwo se nabangana gutya n'abaribwa n'inzara arandiye. Harimo abantu batazi inzara, wenda nawe wavukiye ko wambwenge wanyu ni mu Gasyata, abana bo mu mujyi wa Kigali rero ntago baba bazi. Ntabwo ariho navukiye nuko ariho mba mu buryo bw'inoze bw'imikorere, ariko nanjye inzara yarandiye. Niba yarakuriye rero ubwo aza agaciro ka muntu. Ni karibu rero uhawe ikaze muri kamera za MTV. Murakoze cyane. Nkuko mumenyereye Nshimiyimana Jean de Dieu niyo mazina. Maze iminsi nyine nza hano ndatekereza abakunzi ba MTV duhorana umunsi ku munsi kuko ndabakunda cyane. Rero uyu munsi naje hano kubera ikiganiro maze iminsi mbonye. Yego. Maze iminsi mbonye ikiganiro noneho cy'umutipe witwa Samuel. Ntago ari umutipe, ni umugore n'umugabo w'umugore w'umugabo. Yewe munyihanganire bakunzi ba MTV niba mvuze ngo Samuel ngo ni umutipe, munyihanganire kuko niwe muzi kera yitwa Claude. Muzi kera yitwa Claude. Nabonye n'ikiganiro cya madamu wiwe mu minsi itambutse. Nawe yaciye hano kuri kamera za MTV. Rero impamvu naje hano najya ngo dukura abanyarwanda mu rujijo. Yego. Nje gutanga inama. Ngaho rwose ni karibu hawe ikaze. Gutanga inama rwose pe. Rero impamvu ndi hano nyamukuru no gutanga inama. Uhawe ikaze. Basore, bakobwa, rubyiruko, bagabo, bamama. Ndagira ngo mubanze mutekereze cyane ku gaciro. Ikintu bita agaciro no kwiyubaha. Yego. Gute rero? Impamvu mbibabwira, njye nabonye iki kiganiro birambabaza cyane. Ariko ku ruhande rumwe birananshimisha. Ati byambabaje gute? Ikintu cyambabaje nuko Claude uriya yiyise Samuel. Muzi ari umutipe w'inshuti yanjye. Baba data we. Muzi kera yarangiraga inama ananduta. Anduta ariko nyine atari ko akunda abantu barutana cyane, ariko andusha imyaka akangira inama akambwira ati gutya na gutya ugomba kwitwara gutya na gutya. Ariko twaba turagiye nk'amatungo nkabona arashaka ko dukina, noneho akajya akina ashaka kugira gute yuko nyine twigaragura ko akunda abana bakina bakigaradura bakagira gute mugakina ibyo kwihishana. Noneho twabikina iwe nkabona arashaka kugira gute kugumana nanjye umwanya munini cyane. Rero aho tumaze gukurira, tumaze kuba bakuru, turatandukana, njya mu buzima busanzwe bwo muri Kigali gushakisha, nawe ndatekereza yaragiye muri Kigali gushakisha. Natunguwe no kongera kumubona ejo bundi kuri kamera za MTV avuga ngo yabaye gipete cyane rwose, ari fiyeri yabyo. Naramubwiye ngo u Rwanda rwaratemesheje, ati ahubwo wowe ni ikihe kibazo ufite? Ngiye ko nta kibazo. Niba hari ikintu cyambabaje nicyo kirimo. Niba hari n'ikintu cyacimishije nicyo kirimo. Uzi impamvu? Hari haciyemo ibyumweru bibiri. None se uravuga ngo niba ari ikintu cyakubabaje urongera niba ari ikintu cyagushimishije. Impamvu mvuga ngo niba ari ikintu cyacimishije ndareka mere ku cyambabaje. Icyambabaje nuko nari muzi ari umusore ufite ibitekerezo pe. Bumva ari umuntu uvuga ati rwose ngiye ni inkura ufite ejo hazaza. Ariko n'ubundi arahafite. Niba wararebye neza wabonye ko afite umugore n'umwana. Pe afite umugore n'umwana narabibonye, ariko byaranambabaje. Kuko niba umuntu mwarakuranye akugira inama akubwira tugomba kuzaba umuntu w'umugabo ukitwara gutya, ariko ukumva we abigiyemo igice kimwe, ikindi ngo agiye ngo kupedana. Mu by'ukuri ibyo bintu ni ibiki? Nanjye mubaze Samuel ibyo bintu ni ibiki? Ni Samuel wavuze Claude. Impamvu ndi kuvuga Samuel nuko numvaga n'ubundi afite urusaku yiyama abantu ngo bamuvuga.
ngaba muntu ibyo bintu ntabwo ari byo. Mu by'ukuri nimba uri umugabo garagara nk'umugabo, ibintu byo kuza ariko se yaravuze ngo mumurekere uburenganzira n'ubwe ngo ababyeyi be ubwo barabyemeye. ariko ubwo burenganzira koko k'ababyeyi biwe mbazi nubwo baba barabyemeye ko banze wenda gukomeza kugorana no kumurushya bakamureka bakavuga ati n'ubundi byaye ikibazo irakira. Mugani wa Samuel niwe wenyine ko nta gikuba cyacitse, ni ntago ari we wenyine. Isi yose nta nabuherutse kubona bari gusezerana se. Ibyo nabyo nabibonye pe. None se Samuel kubera impamvu ntabwo twamureka gutyo agenda gutyo tumurebera, ntabwo twamureka. None se urashaka guhana uwahanutse? Njyewe ndashaka kumuha inama kubera yuko biriya bintu ntabwo ari byo, nta kintu bizamugezaho. Yibuke amasezerano, yibuke yuko yabaye umuntu w'umugabo kera akitwa Claude, ubu ngubu ibyo yise simbizi ngo ni Samuel. Ibyo bya Samuel rwose nabikura aho ngaho, agarura umutima ku mwana we, agarura umutima ku mudamu we, ave muri ibyo bintu by'ubuzima. Kandi ngo nta n'ikintu bapfuye, nta kintu. None se umudamu wese yabisobanura ngaracyana haha ngaho utekereza noneho ngaho ibaza aracyakora inshingano, sibye inshingano yo kuba yaryamana n'umudamu. Nawe ngo yabaye umudamu siko yakubwiye ngo ni umudamu w'umugabo w'ipede. Samuel niba unyumva rwose garura umutima ku rugo rwawe, ugarura umutima ku mwana, ugabanya ibyo bintu, kuko nubwo uri kuvuga ngo ni uburenganzira bwawe, ubwo burenganzira nk'inshuti zawe nk'abantu mwakuranye twebwe ntabwo tubishyigikiye, nta nubwo tubihaye agaciro. Rwose garuka mu murongo muzima. Naje no kuvuga ngo narishimye. Impamvu nishimye ni iyihe? Nende kuvuga impamvu ndi kubabara. Ariko icyanshimishije ni ikihe? Yego. Uzi ko yaramaze iminsi amamagara. Nzagende musura. Iyo ugenda ukamusura ibaze niba naza kumubona kuri kamera za Ami TV. Buriya rero nkamusura. None ubwo twari kwisanzura naho nk'inshuti bye bisanzwe nk'uko twakuranye. None se nta makuru wari ufite ko yabaye ipede? Ntabyo narinzi. Arashobora kuba buriya wenda hari undi ari kugushakira. None se wumva ko wowe ufite umugabo w'umugabo. Cyakoze isi irangiritse. Bana yawe umuntu koko nka Claude tuzi koko Claude wabaye ute? Umva abivuga ari fieri. Hari n'abantu batekereza ko ari uburozi. Ariko rero ntabwo nyine gusa biriya bintu iyo bijya gucika bihera mu bwana. Nuko burya umuntu aba atarabasha kwisobanukirwa. Wenda se ingeso zikura uko umuntu akura. Akiri mu mwana hari igihe bigeze kumufatana n'umuntu nyakari umunaka ngaho. Na madamu we yigeze kubivugaho ubwo aheruka hano. Bigeze kumufata ibibazo ariko kubera bari ababyeyi biwe nyine baravuga ati buriya abana babibonye mu mafilimi cyangwa se babibonye ahantu hatandukanye, barabahana bya kibyeyi bagira ngo birarangiye. Ubwo rero bumva nutwo tugeso ko gukura yarakunze agenda akunda abasore bagenzi akunda abasore bagenzi biwe. Ariko mu by'ukuri Samuel garukiraho niba unyumva rwose nk'inshuti yawe mwakuranye. Gusa umugore we yarambabaje ubwo aheruka hano. Ariko uzagahinda umugore wiwe ubu ngubu afite. Uzagahinda umwana wiwe agira iyo abonye papa we, uwo yita papa we yakagombye gufatiraho icyitegererezo. Oya ni se ntago amwita, ni se wamubyaye. Impamvu mvuga ko amwita ndeka impamvu nimba uri umupapa koko ntuhagarare ku cyubahiro cyawe. Birababaje biteye agahinda rwose. Abanyarwandakazi iki wabwira abanyarwanda muri rusange? Rwose ikintu nababwira ko rwatemeje uburenganzira bw'umuntu Imana yamuhaye cyangwa umudendezo ntabwo ari uguhitamo kuba amapede. Mwibabaza abo muri kumwe rwose, nimba uri ipede ukumva yuko icyo kintu kikurimo rwose ari cyo ugomba kugira nka nyambere, ukumva ko wakomeza no guca kuri social media ukivuga, mu by'ukuri biteye agahinda. Noneho ikintu cyansekeje yarambwiye ngo nta mwana afite.
ngo nta mwana afite noneho umugore wambwiye ngo impamvu rega bari abantu buriya aba yumva ngo ntarabyara nyine kuko yiyise umugore rega nawe none se akubwira ko afite umwana kandi ari umugore. Yesu we rero nareke guhisha ibimuranga byiwe twamaze gusobanukirwa neza yuko afite umwana n'umugore kandi njyewe ndabazi umwana we ndamuzi umugore we ndamuzi nzi n'agahinda n'akababaro umugore wari gucamo. njyewe naramubwiye ngo yishakire undi yere gukomeza guta umwanya inyuma ya umugore we ukuntu ari umwana mwiza. umugore we n'umwana mwiza afite imico nkubwije ukuri noneho hari ibishoboka wamwishumbuje. reka mubwire ntabwo wenda ari icyo wenda ngamije ariko nimba bajya bavuga ngo Imana ifata ngo umuntu ikamuhuza n'undi kuko ibona bizagira. yari yamuhaye umugore witegereza yari yamuhaye umugore wihangana uzi yuko umugore wiwe uzabaga bamwirukaho. noneho yarabangiye umugore we none se hariya hantu rega kuri iriya ngingo ntago yajyayo ngo aguhamagare gusa nyine nakababaro gusa. hari n'ibimenyetso ureba ubu se nta muntu uba ureba ukavuga ati uyu muntu yakuyeho byararangiye. harimo abakuraho ariko hari n'abiyorobeka. yego ariko nubwo wakiyorobeka pe ariko n'ubundi nta n'uwamuvuye baramutse agiyeyo nta mugabo afite ni ku izina. ariko nanone rwose umudamu we uko muzi ni umudamu ucisha make ni umudamu ubona ko yubaha Imana. ubundi baravuga mu kinyarwanda ngo imboga zibona abana. uriya Claude nawe icyo kintu uvuze imboga zabonye umwana ariko rwose natubabarira aho ari hose uzi ko asigaye rwose byaranambabaje kumva umugore wavuga ngo amaze igihe atagera niwe. nta kundi rero nongeye ukuntu yamamagara guzansure nkavuga ati bwari ugenda ukamwihera nzamusura mu rugo shaka ko yarabonye n'imboga. ibaze noneho rwose ashobora no kubigukorera ashobora no kugira gutyo rwose buriya baba bafite n'ubwenge kandi nawe yahita akurarura. rero abanyarwandakazi mugerageze kumenya guhitamo. murebe igikwiriye. icyo nasoza mbabwira abantu mu nyumva mugerageze mureke kwihutisha ibintu kuko amapede yabaye menshi. abantu abarezibiyene narabumvishe nabo babaye benshi. indyarya zabaye nyinshi ariko hariya ngo hariyo amafaranga ashaka kuba yarakurikiye amafaranga ntawamenya. harimo amafaranga. ayo mafaranga utakaza icyubahiro cyawe utakaza ubwambure bwawe utakaza ubugabo bwawe ngo urashaka ngo wabaye umugore kuko ngo noneho yarambwiye ngo ubutangaza ngo bazajya hanze ngo ajye gutwita. ubwo no kugenda akajya muri bya byuma by'abazungu ngo agatwita. nawe utekereza ibaza ko gahinda. banyarwanda rero banyarwandakazi ikintu nasoza mbabwira mugira amahitamo mazima ashingiye ku byanditswe byera kandi amahitamo afite intumbero y'ejo hazaza. murakoze cyane. ikiganiro nakagaruka. bye bye.